RIB, RDF, ingabo na DASO bageze kuri sene muri groupe scolaire ya Rumuri bahasanga umuyobozi witwa Muhikuzo Samson w'imyaka 39 akaba ari umuyobozi ushinzwe amasomo DOS akaba yavuze ko nyakwigendera yakubitiwe mu ishuri abo banyeshuri bahawe amabwiriza yo kumukubita n'umwarimu wabo bamaze kumukubita yabacitse ariruka agwa mu muferege bamutegeye moto yapfuye ibitumye ngaruka ni ibintu 12 icyambere mu binzanye Kabila Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishyani hirwe muri izi mpera z'ukwezi kwa gatanu. Tumaze iminsi hari igihe twamaze tutabaha ibiganiro kubera uburwayi n'izindi gahunda ariko byose bimaze kugenda bikemuka, so mugerageze no kwihangana mwabyitonzemo. Ubu rero uno munsi ikiganiro cy'ubushize twari twavuze Jarasi yambajije ku bijyanye na iby'urubanza nabivuzeho ko ntarwamamaza, ambaza ku bijyanye na anniversaire mubwira gahunda afite ya weekend itariki 30 na 31 mfitemo gahunda eshatu ariko sinzi ko zose zizakunda nkuko nabivuze. Iya mbere yo yamaze kugira igikwazo kubera ko ku itariki 30 umuvandimwe twagomba kuzajyana gusura Padiri Sipiriyani, umuvandimwe yabonye akazi kamujyana mu ntara y'Amajyepfo, ubwo yari yasabye ko namutegereza kwa gatanu w'igitaha tukajyana, nabyo ngomba kubireba. Hanyuma kwa gatandatu hakabaho gahunda ebyiri ari nawo munsi itariki y'amavuko yanjye imyaka 53 nkuko nagiye mbisobanura. Kuri uwo munsi hari ibikorwa bibiri nateganyaga, ari kujya kwibuka ku Mayaga muri Nyamiyaga no kujya ku Rwesero gusura Padiri Kazimiri. Bambwiye ko hari sinamuherukaga nka mbere ya 2010 namuherukaga kiri regiteri w'iseminari ariko yari inshuti yanjye yaranyoroherezaga ku bijyanye no ku n'abana twari dufatanyije kurera, reka mbyite gutyo. Barakuze bamwe n'abadogiteri abandi n'abantu barakomeye mu nzego so byaranshimije cyane. Ashobora kuba atanabyibuka kuko urumva hashize imyaka ariko ntabwo ari myinshi, 15 ko ndabyibuka kuri yubile kuri yubile y'imyaka 50 y'iseminari yo ku Rwesero yabaye 2007 twari kumwe, urumva ntabwo ari kera. 2008 twari tukiri kumwe. So rero yarahavuye ajya ngira ngo ashobora kuba yaragiye kuri Radio Maria Rwanda cyangwa muri Iseka, icyo nzi cyo yagiye muri diocese ya Kabgayi, nyuma za kujya i Burayi. Amakuru mfite yavubaha nuko yaba yaragarutse ku Rwesero, so ngomba nawe kumusura kuri anniversaire nibidushobokera magatembera mu bwato hanyuma tukayagerageza. Azatwakira ndabizi ko na kera yajyaga bikora ari cyangwa natwe tumusure, byose birashoboka. Icyanyi ngombwa ni ukubishyira mu gihe. Good. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku bintu urebye ni ikintu kimwe kijyanye n'uburezi n'akantu gato kuri disikuru ya Kabila yagejeje ku banyekongo. Ntago ndayivuga yose ko ndimo namaze kuyitegura, namaze kuyishyira mu Kinyarwanda, izasomwa muyirebe
ntabwo ikigamijwe cyayo ari ukugira ngo irebwe cyangwa yinjize. Nkurikije ukuntu yampenze barambujije kujya njya mu biciro, nkurikije ukuntu yampenze kuyisemura amapaje 15 ni disikuru yavuze iminota 45. urumva kubona uyisemura akayishyira mu Kinyarwanda no kubona uzayisoma iyo minota yose, byose ni ibintu biba bivunanye. Ariko hano ntabwo dukora ibyoroshye gusa. Ikizaba kigamijwe kugira ngo ibe hano kuri KOP ni ukuvuga ngo ni umutungo tuzaba tubitse. Ubuzima burakomeza, nzacaho n'undi azacaho, ariko KOP izagumaho. Kuba rero twahabikaho ijambo rikomeye nk'iri rishobora rimarika amateka ya kano karere k'ibiyaga bigari, amateka ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amateka ya Kivu zombi, amateka y'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda. Ibi bintu ni ngombwa ko kubigira hano, ni umutungo ukomeye cyane. Icya mbere kubishyira mu Kinyarwanda, nubwo nzi neza ko Igifaransa abanyekongo benshi baracyumva, ariko muri M23 ushobora gusanga harimo nk'abana bavukiye mu Rwanda, mu nkambi zo mu Rwanda, bakiga muri angorofoni ntibabyumve. Birakenewe rero kuba bagira. Ariko na Kabila nawe ubuntu se jamais nawe ashobora kuzacyumva cyangwa akamenya ko cyakozwe mu Kinyarwanda, nta wamenya ejo cyangwa ejo bundi. Ni ikintu donc ni nk'urutirigongo rw'ibiye kuzaba muri kano karere. Ni ikintu gikomeye cyane kuba uwahoze ari president wayoboye igihugu imyaka 18 akayobora asimbuye se, akayobora ari umusirikare, akamara iyo myaka agahererekanya ubasha mu mahoro, umusimbuye akaba amaze imyaka 6 nkuko nawe abigarukaho, akaba agarutse noneho muri kwa kugaruka akaza asa naho nubwo nta kirabihamye 100%, akaza asa naho ajya ku ruhande rurwanya uwamusimbuye. Niko nabivuga kuko kuba yarahitiye igoma, biravuga ko ejo yagiye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, ahari abasirikare bagera mu 5,000 ba FARDC bafatiwe ku rugamba, barimo biganjemo abo we yaba yarazamuye. Niko nabivuga imyaka 18 muri kariyeri y'igisoda. Hari umuntu umaze kuzamuka nk'amaranka 3, ni urugero 3 cyangwa 4. Ibyo rero ni ibintu nuvuga ngo benshi amaranka bafite naye, hari icyo bisobanuye, hari n'icyo biteganya, ari naho byerekana iteganya gihe ry'ibibazo biri muri kano karere. So rero ngewe nahisemo kugira ngo nyishyire mu Kinyarwanda, nyishyirishe mu Kinyarwanda. Ngewe suko ntabishoboye, ari ku mwanya ntawo, nashatse ubinkorera, hanyuma shaka n'uzabinsomera rizabageraho. So ariko ikigamijwe ni ukugira ngo bihabikwe, n'undi wese utarabashe wacitswe n'iyo discours, wenda kuri YouTube ishobora kuba ihari mu Gifaransa, ariko utumva Igifaransa nawe abone uwo mwanya. Icyo ni kimwe ndaza kuvugaho. Idosiye ya Kabila nako discours ya Kabila ndabivugaho nk'iminota itagera muri 5. No tugingo tw'ingenzi ndaza kuvuga ko mu Kinyarwanda aho birakoze neza bazayisoma yose. Hanyuma ikindi rero nza kuvuga ikintu kijyanye n'uburezi kuri ka yabaye. Hari byinshi bimaze bivugwa mu burezi, ariko ntabwo tugeze tubiterura nk'ikiganiro. Kesi iri kuvugwa y'umwarimukazi wo mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Miyove, wabwiye abana guhana mugenzi wabo bikamuviramo urupfu n'ibikurikiyeho byose. So ni kesi tugomba gusesengura. Hano hari ndahamya ko nta bana bahari, ariko hari ababyeyi, hari abafite barumuna babo biga, harimo abarimu, harimo abadirecteri, harimo abize uburezi, harimo abayobozi, kugira ngo iki kintu cyumvikane, wenda niba binashoboka habe hari ibyakumirwa. So turareba iyo kesi, turebe ni ibiki bitagenze neza muri cadre y'uburezi, ni ibiki bitagenze neza kuri uyu mwarimu, ese yiza ate, abayeho ate, icyo yakoze kivuga iki mu burezi. Turifashisha inzobere mu burezi, Pierre Celestin Byukusenge. Uyu ni umwarimu wabigize umwuga, umwuga, umwarimu w'umwuga, kuko yabyize muri secondaire, abyiga muri kaminuza, yayoboye ibigo binyuranye by'amashuri. Ubu n'ubu ngubu afite ahantu ashinzwe amasomo muri
mu kigo cy'amashuri makuru. Ubu rero turashaka kwifashisha ibisobanuro yaduhaye, hanyuma tuze no kureba n'uruhare rw'itangazamakuru kuri ino dosiye. Nibyo ngibyo turabanza. Reka rero nkuko mbanze iyi dosiye, iyi kesi aha baravugira bati, ntabwo ndi buvuga amazina, wenda imyaka nayivuga. Aha baragira bati tariki 26 z'ukwa 5 2025 mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Miyove, akagari ka Gakenke, mu mudugudu wa Museke. Bati progressive report y'umutekano y'umurambo w'umunyeshuri wo muri groupe scolaire Rumuri. Ufite Rumuri yari segiteri imwe muri commune Kibari. Mvuze ko ari iwacu ntabwo naba mbeshye. Nta nubwo narizi ko ikiri ku ruhande rwa Gicumbi, ariko mbere niyo yahezaga uruhande. Mu Miyove hasaga naho urenze Nyankenke, Miyove hahitaga hatangira igice cya commune Cyungo, ariko Rumuri yari kuri Kibari. So umurenge wa Miyove kuri ino saha ushobora kuba ufitemo utugari twahoze muri Cyungo, ariko aha Rumuriho groupe scolaire Rumuri yari muri mu cyahoze ari Kibari. Baragira bati nyuma yuko police, RIB, RDF, ingabo na DASO bageze kuri scène, kuri scene muri groupe scolaire ya Rumuri, bahasanga umuyobozi witwa Muhikuzo Samson w'imyaka 39, akaba ari umuyobozi ushinzwe amasomo DOS. Akaba yavuze ko nyakwigendera yakubitiwe mu ishuri n'abanyeshuri kuko yaraje kurya kandi atize. Ibi ntibisaba igihano, ndaza kubigarukaho. Abo banyeshuri bakaba batubwiye ko bahawe amabwiriza yo kumukubita n'umwarimu wabo w'imyaka 35 w'umudamu, n'amazina ya se nge ntago mbikoresha. Abanyeshuri nabo si ngombwa amazina. Uw'imyaka 14 yamukubise urushyi mu mugongo. Uw'imyaka 14 wundi, bose n'abahungu ababikoze. Wa 14 w'umuhungu nawe yakubise urushyi mu mugongo. Uwitwa wa 15 yakubise nyakwigendera umugeri ku kibuno. Undi wa 14 nawe w'umuhungu yakubise nyakwigendera umugeri ku kibuno. Undi w'imyaka 15 yakubise nyakwigendera urushyi mu mugongo. Uwa gatandatu nawe w'imyaka 14 yakubise nyakwigendera urukweto mu bitugu. N'abana batandatu ubu barafunzwe kuri station ya Byumba na mwarimu kazi. Abanyeshuri batubwiye ko bamaze kumukubita yabacitse ariruka agwa mu muferege ufata amazi ava ku mashuri, ufite uburebure bwa metero 1.5 y'ubujyakuzimu na santimetero 40 z'ubugari. Waje hanyuma yego undi uw'imyaka 29, ubu n'umwarimu cyangwa n'umuturage, bavuze izina, uwitwa Cindy Kubwabo w'imyaka 29, ariwe waje afashe nyakwigendera kuri moto. Yavuze ko bamutegeye moto yapfuye, nkuko binemezwa n'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Miyove witwa Twagira Dan w'imyaka 35. Yavuze ko yahageze yapfuye. Umurambo nta bikomere ufite bigaragara, usibye ko afite udusharure mu gatuza, bikekwa ko yakubisa agatuza hasi arimo ahunga abanyeshuri bamukubitaga. Abanyeshuri bakekwa ndetse n'umurezi wabo watanze amabwiriza yo kumukubita bajyanywe gufungirwa kuri station ya police ya Byumba. Umurambo wa nyakwigendera ujyanywe kurazwa ni ku itariki 26 warajwe ku bitaro bya Byumba, ukaza kuzajyanwa Kacyiru kuri RFI, Rwanda Forensic Laboratory Institute, Rwanda Forensic Institute, gukorerwa isuzuma. Yego, iyi ni kesi ibabaje. Ni primaire imwe mu Rwanda, kandi u Rwanda rufite ama primaire menshi mu mirenge 416. Iyi kesi ni ikintu kigomba kubanirwaho hano. Tuvuga byinshi, turigisha,
turaburira turakumira ntaho itaba ariko no kugira ngo abantu bakumire. Icya mbere cy'abantu bumve ko kuza kurya ku ishuri utize ntago bigomba igihano cyo gukubitwa, nta n'igihano byakabaye bikwiye. Hahanwa umunyeshuri wenda ko yasibye mu gitondo, ariko kuza kurya one abifitiye uburenganzira kuko ababyeyi barishyura. Nutishyurirwa n'ababyeyi hari ubundi buryo kugira ngo ibyarya bibe byishyuwe. So rero umuntu uje kwinjoyinga uburenganzira bwe nta gihano yakabonye. Icya kabiri nuko byakwishimirwa ko hari umunyeshuri wasibye ishuri mu gitondo, isaha yo kurya yagera akaza akiga, bivuze ko hejuru ya 90% nyuma yo kurya ari bwige. Ariko so kumuhana ntibyari bikwiye, ariko kumuhanisha bagenzi be byo ntaho biba, nkuko Pierre Celestin aza kubidusobanurira. Ni ukuvuga ngo fonction y'igihano ni ugukosora. Iyo ari ugukosora, uhana n'uhanwa baba bishimye. Icya kabiri, igihano kijyana n'ingano y'ikosa. Byakabaye bibanza ngo wowe uhanwa uremera iki gihano, mukabijyaho inama. Cyo ntabwo cyabaye. Hanyuma noneho gufata abandi ngo bahane mugenzi wabo, byo birarenze. Uko ngana uko mu mashuri yose nize, ibigo byose naciyeho, nta na rimwe nigeze mbona mwarimu abwira abanyeshuri ngo nimuhane mugenzi wanyu. Kandi twagiraga amakosa menshi. Primaire nayize ku bigo bibiri, Imuhondo n'Ikageyo. Secondaire nayize ku kigo kimwe, ariko sixième nayize ku bigo bitatu. Nta na hamwe. Abarimu banyigije muri primaire ntago bari munsi ya 13 cyangwa 15, kuko nayize imyaka 9. Gahutu Thomas bitaga Cyubahiro yanyigishije mu wa mbere. Sinzi niba kiriho rwose, aho yaba ari agira amahoro ko yarakuze. Nzamwita kuze Donatera mu wa kabiri, we ndabizi ko yapfuye, nawe Imana imworohereze. Mu wa gatatu uwa Maria mukobwa wa mubiri yitwaga nde, Ansira, uwa Maria Ansira nawe yarapfuye, Imana imworohereze. Ntabyo nabonye. Mu wa kane Kabagema Jean Dodier nawe ashobora kuba yarapfuye, na Imana imworohereze. Atuye munsi, yaratuye munsi y'ibitaro iruhande rw'iwabo wa Mutabazi, iruhande rwo akabarira. Ariko n'umudamu wo niho ari nyine, ubwo n'abana be nuko. Ariko ndumva bambwiye ko ashobora kuba yarapfuye. Undi wo mu wa kane wanyigishije uw'Ababiligi Marie Rose, niho twatangiraga Igifaransa n'icyo tuzi, n'icyo nzi niho nagikomoye. Ntabyo nigeze mbona. Uyu wenda quatrième yo ndayibuka, habayemo nibwo natangiye kubona ngo namenye mu wa kane nibwo namenyeyemo amoko. Ubwo namenye ko Abagesera atari bwo bwoko bukoreshwa mu gihugu. Abagesera n'Abazigaba habaye gukora urutonde bavuga bahagurutsa Abatutsi muhaguruke, Abahutu muhaguruke, Abatwa muhaguruke. Genda komeza ndicara kuko numvaga nari negereje ko bahamagara Abagesera. Ndaza kubigarukaho. Noneho maîtresse abona imibare ntiri kuzura, harabura humwe. Bati rero utahagurutse. Abo twicanye bati Karegeya ntigeze haguruka. Karegeya kuki utahagurutse? Yenda Umugesera. Urumva ndaza kubigarukaho nkuko Pierre Celestin yabivuze. Ubundi kwigisha umwana neza nuko umwigisha umuzi. So kubw'amahirwe rero ari maîtresse yaranzi, bagenzi banjye banzi buzuzaho nyine ibikwiye. Ariko nyine ntabyo narinzi pe. Ntabyo narinzi, franchement parlant. Navuze nategereje ko muhamagara Abagesera ndaheba. Ubwo mba ndabimenye. Aho ni mu wa kane. Roza ntabyo yakoze. Ubwo nigeze ubwo ni Roza, ubwo nigeze n'umwarimu wa gatanu. Mu wa gatandatu Uwimana Constance
arahari, na Rose arahari, Uwimana Constance mu wa gatanu nahasimbutse, mu wa gatanu Rosaria, Mukangwije Rosaria nawe apfuye mu minsi ishize, ntabyo nabonye. Mu wa gatandatu Constance Uwimana arahari, ni n'inshuti yanjye n'umuhungu we, ejo bundi twari turi kumwe ku Kivu, ntabyo nabonye. Undi wo mu wa gatandatu Mukurarinda Kazimiri ashobora kuba ahari, nawe yari inshuti yanjye, yije mu wa gatandatu no mu wa karindwi, ntabyo nabonye. Mu wa karindwi undi ninde, Mukarurangwa Winifrida, simeruka amakuru ariko abaye ahari rwose. Aba bose nigeze kugira cyo kubatura umuvugo, ubwo ndimo ndibukiranya nanabasuhuza n'urubyaro rwabo, abatariho nibura ndasuhuza urubyaro rwabo. Ubwo si mu wa karindwi Mukurarinda Kazimiri arahari, Mukarurangwa Winifrida ntabwo mbyibuka, ntabwo nibuka, nta makuru yemperutse, ariko bazatubwira. Nawe yatwigiye Mukurarinda Kazimiri, batwigisha ari abajene abadesiti bakirangiza. Mu wa munani Nyejuru Jean Marie Vianney, nawe ntashobora kuba atakiriho. None uwa munani wa kabiri ndogera nigishwa na Constance Uwimana. Nta na rimwe nigeze mbona umwarimu abwira abanyeshuri ngo nimuhane mugenzi wanyu. Twarakererwaga, mwarimu niwe twikubitiraga, ntabyo kuvuga ngo duhayengo cyangwa chef d'agriculture, ugatega ikibuno bakagukubita ukiruka ujya mu ishuri kugira ngo udasanga amasomo yagucitse. Byari bikaze cyane, nkunda kubivuga nk'Ikageyo narakererwaga cyane, harimo difference y'ibirometero bitari munsi ya 4, kongeraho kimwe cyo kuva iwacu Muhondo, none nkongeraho ibyo kugikageyo, mu cyumweru nashobora gukererwamo nka 3. Nkasanga mwarimu mukuru akenshi wa Yezu Antoine arateze. Umuntu wo mu wa mbere, ubwo ku wa mbere bagukubitaga imwe, wakererwa ku wa 3 zikaba zibaye 6. Uwo mu wa kabiri gutyo bakuba kabiri. Ngewe kwa aho nahize 5e kugera 8e, nuvuga ngo zaheraga inkeya zari 8 ku wa mbere, inkono 8, ku wa gatanu inkono 40, ku wa gatandatu 46 ni 48. Izo twaraziryaga twishimye kubera ko twakerewe, kandi ugahita ujya mu ishuri, kubera ko twazamukaga mu ishyamba cyangwa ugaturuka hariya umubona ko yateze, ntaho wamukwepera. Uri udashaka kwiga wisubiragayo, ntabyo nabonye, nta wigeze asubirayo, ugatega bagakubita ukahita ujya mu ishuri tubyishimiye, kuko iyo wabonaga zikugereyeho wahita byarangiye nyine, tayari ndazandikiwe, ni regime. Ngira ngo ibyo nibyo byatumye tuva maba. Ariko niba hari n'undi ubikora, undi mwarimu waba abikora, guha umwana d'abord principe, kamanze ndebe uko Pierre Cesar yatubwiye. Ariko hari umuntu witwa Jean Baptiste de la Salle, ngira ngo niwe witiriwe groupe scolaire y'Ibyumba, manza ari TTC, aho bawoswa kimubize, nabo mbasuje nabo nigishije ntakibuka. Jean Baptiste de la Salle niwe yaravuze ngo pour enseigner Jean, il faut connaître les gens. Avuga ati pour bien enseigner, il ne suffit pas de maîtriser la matière, il faut aussi connaître les élèves individuellement, leurs besoins, leur contexte, leur personnalité. Uwo ni Jean Baptiste de la Salle, ufatirwaho nka mu bafondateri baba frères, les frères des écoles chrétiennes FEC, ariyo bafite iriya groupe scolaire de la Salle. Arashaka kuvuga ngo kugira ngo wigishe umwana neza, ntabwo bihagije kuba ibyo umwigisha ubizi, ahubwo ugomba kumumenya, buri munyeshuri ukamumenya ku giti cye, ukamenya ibyo akeneye, ukamenya uko abayeho, ukamenya nawe ku giti cye ibimuranga. Aha rero nshimira Pierre Celestin, aha rero niho umwarimu iri hame niba batakiryiga ntago mbizi. Iyo wigisha umwana uzi rero, ntago wibaza ngo kuki yaje adakarabye. Iyo uzi ko ari umwana uturiye umugezi, uhita utangarutse gute ko wambutse umugezi kuki utakarabye. Iyo yigisha umwana uzi neza ko iwabo batabura isabuni, uramaza ngo izi mbyiro zatewe n'iki. Iyo yigisha umwana uzi neza ko iwabo batabura urwembe, uvuga ngo kuki ategoshesheje, kuki batamwogoshe, cyangwa ukabahamagara, uba ugomba kububaza. Ndacyakomeza.
iyo uzi ko umwana aba muri famille conflictuelle context ahangaha ndaza kuhatinda cyane context ese abana na nyirakuru abana na nyirarume abana na nyina gusa abana na se na nyina bakora iki isarahaba nyina ntahaba ibyo byose ugomba kuba ubizi. Pierre Celestin rero uko twatangiye ikiganiro namubwiye yanyemereye ko ngomba kumuvuga, namuhaye iyi statement y'inzego zo mu karere ka Gicumbi, ndamubwira nti rero tanga commentaire na yahe mahame y'uburezi yishwe muri iyi nkuru muri iyi case, sesengura iyo case nka mwarimu wabyigiye. Aransubiza ati niba ari ibyo hapfuye amahame menshi uhereye ku bihano ntibyemewe ibihano mbabaza mubiri châtiment corporel. Mu gifaransa bavuga ngo qui aime bien châtie bien, abazi kiratini bavuga ngo qui bene amat bene castigat. Emebye eshatiye bye ni kwa kuvuga ngo uwukunda umuhana neza, ntabwo ukubita nk'ukubita ibandi, ntabwo ukubita nk'uwica igisimba, umuhana ugira ngo akosoke akubere mwiza nawe ube mwiza azavemo umuntu muzima nkawe. Uko niko guhana ubundi. None mu Rwanda hashize igihe ibihano bibaza umubiri bihagaritswe kubera za context twabayemo. Za context twabayemo zitaduha garanti, ntago zitwemeza ziduhamiriza ko umuntu ahawe uburenganzira bwo guhana by'umubiri yahana bien châtier bien, kubera ko afite ibikomere ibyo banyuzemo ibyo bakuye mu ngo. Donc aha rero châtiment corporel ntizemewe. Uwo ni Pierre Celestin. Ikindi ati ntibyemeye guhana ugifite uburakari, ariko uyu mwarimu we nta burakari kuko ntabwo baryaga ibye. Sinzi aho yavanye n'uburakari, ntabwo baryaga ibye. Wenda yarakajwe nuko umwana yasibye ishuri, ariko kumubona aje kurya yari kumureka akabanza akarya akaza kumwiherana byagenze bite, none akanamwihanira akamufukamisha akamukurura amatwi akanyafutusa. Yafite uburakari ko abonye umwana uje kurya atize mu gitondo. Noneho urugomo rwo guteza umwana bagenzi be ngo bamukubite byo nagahoma munwa. Uyu ni Pierre Celestin Byukusenge. Nta namwe ndabibona gubwira abantu ngo ni muhane mugenzi wanyu, usibye na harya muri gereza aho Umanza biba, muri gereza aho Umanza habaho komite y'abanyururu guhana bagenzi babo, ariko ahandi muri kasho nzi ko bidashoboka. Ku murenge ntabwo bishoboka, ntabwo gitifu yaza ngo dore uyu muturage ngo ameza atya ngo mwebwe ni muze noya bigira ubigenwa. Good, nagahoma munwa nkuko Pierre Celestin inzobere mu burezi abivuga. Agahoma munwa niho naringeze. Igihano gitangirwa gukosora kumwe nabivugaga, kandi kikanganishwa n'uburemere bw'ikosa. Ntabwo igihano Evode yigeze kubivuga, Evode yigeze kubivuga avuga icyo bita penology. Igihano kiremereye kurusha ikosa kiza ari icyo guhabura uwakoze ikosa kugira ngo akosoke. Ibihano twari tumaze iminsi simbigarukeho bambabarire amakontrevasiyo y'abamotari menshi, abenshi yabavanye mu kazi, abandi barahungabana bakajya birirwa baryamye. Kubera iki? Amande y'ibihumbi 10 nyuma y'iminsi 3 biremereye kurusha gukererwa kwishyura ibihumbi 10 ugahita mu minsi 3 bagahita bakuba kabiri cya ikosa. Donc amande araruta ikosa. Ibyo rero ni ya penology Evode avuga. Hari n'undi rugero nkunda gutanga muri mu bihano bya ngira ngo bimwe ni ibyarura cyangwa se ni ibya donc haraho umushoferi abashoferi babiri ba bisi, umwe yarambwiye ngo iyo utambaye ijire baguhanisha ibihumbi 100. Ijire yonyine si perimi. Kandi ngewe muri logique yanjye rwose sinakubwira ngo ijire igira uruherore mu gutwara ku buryo wayihanira ibihumbi 100. Mu mwambaro nk'indi wenda abuze perimi, abuze pine de réserve, abuze triangle, abuze urufunguzo rwa 10 na kangahe, ibyo kubavuga uti agize impanuka yaba grave kuba ko cyatagifite ijire yakemura iki. Tugiye mu bamotari nubwo sinza yo bahanira abamotari b'i Kigali ku ijire, ari amajire iparike mu ntara ngo ntayo. Naya ngaya hari abayambara agasaza agacika ntaho kugura ndi.
ariko ibaze guhanira umuntu ikintu adafite ubushobozi bwo kwiha. Ibyo rero ni cya gihano kirenze ikosa, aho kugira ngo gikosore uwakosheje kikamuhungabanya, kikamuhabura, kigatuma afata imyanzuro irenze iyo yagomba gufata, akaba igikange. So aha rero Pierre Celestin aratubwira ati guhana bigomba, igihano gitangirwa gukosora kandi kikanganishwa n'uburemere bw'ikosa. Ibi rero ari izo kamvuze, ari naha kuri groupe scolaire Rumuri nta byabaye, n'ahandi babyumvireho. Icya kabiri, Pierre Celestin ati enseigner c'est aimer. Donc kwigisha ni ugukunda. Uyu mwana utaje kwiga akaza apimiranyije isaha yo kurya, n'uwo gutegwa amatwi, mwarimu akamenya izindi mpamvu zibyihishe inyuma. Ni école buissonnière, ese nta babyeyi agira, ese arabafite ariko barashonje. Voilà, kwanaliza context. Uyu mwana bahwate, nyina yarahukanye, bamubyukirije mu mirimo, yabanje kuragira, ese aje kurya ku ishuri mu rugo bihari. Ese ikindi avuze école buissonnière ni kwa kundi abana nyine badashaka kwiga bahozeho, no kugiye cyacu babagaho, akagenda akigumira mu ishyamba. Hari nabo twagiraga bo mu Gitanwa bajyaga gucukura zahabu ku munsi y'umuhanda ugana Gatuna, akajya waza nko kwa gatandatu gusa yambaye, buri wa gatandatu akazana kabaradine shyashya. Buri donc twebwe twiyambariye amakaki ntacyo byagatuye. École buissonnière hari abagendaga bagahera mu bashumba, abandi bakirwa batembera ku mabutike. Ibyo no kugiye cyacu byabagaho, ariko no kumenya ngo uwo mwana upimiranye isaha yo kurya kaza mbere yuko aza kurya yarari. Iyi rero iri sesengura ntabwo kuri kino kigo byabaye. Hanyuma mwarimu ati afata ibihano nyine, guhana kwe ntibibaho guhanisha abana mugenzi wabo. Ndongera ndamubaza Pierre Celestin Byukusenge, gukora gutya mwarimu yaba abiterwa n'iki? Ese ni uburezi nibyo yize? Ese ni uburere yahawe? Ese ni kamere ye? Ese ni ibibazo bwite? Niko namubajije. Aransubiza ati ni combination ya byose. Umuntu atanga icyo afite, kudakora kinyamwuga, lack of professionalism. Hanyuma yes, nanze gukomeza kumubaza, twasoje, ariko urumva kumbwira ko ari ukubura ubunyamwuga nabyo bihatse byinshi. Ese nuko atabyize? Ese kuba basigaye biga TTC imyaka 3 biga amasomo ki? Ese biga za psychologie zose, psychologie de l'adolescence, psychopedagogie, méthodologie, byo byanze bikunze, ariko iyo myaka 3. Kuko aba ba Pierre Celestin Byukusenge twize ku kigo kimwe, twarababonaga mu wa mbere mu wa kabiri babaga biga ibintu bijyanye n'amateori yo kwigisha, mu wa gatatu bagatangira kwiga noneho methodologie, gutegura amasomo kugira gute. Mu wa kane buri kanya wabonaga yiruka n'ikayi n'ikibaho yateguye isomo agiye kuri primaire, guhera mu wa kane. Nuba uyu usubitangirira mu wa kane, uyu mwanya arawugira, agira umwanya wa za teori akazajya n'uwa za pratique. Icya kabiri, amasomo biga arangana iki? Ko mbona nabyo byabayemo combination, ngo uyu nguyu yariga kuzigisha indimi, ngo uyu nguyu yariga kuzigisha science. Abantu baturebere programme, ese koko irimo content bagage irahagije ku buryo umwarimu ajya kujya kuri tere yujuje bya bindi byose, azi ko kwigisha umwana ari ukumenya kumukunda, kumenya ibibazo bye? Ntabwo umwarimu yamenya ingo zose, ariko muri weekend na vacances niyo atamenya iwabo, ashobora kumenya abavandimwe be, akamenya abaturanyi be. Noneho mu kumwigisha akakurikirana kwa kundi. Kuki uyu mwana ari kwitwara gutya? Kuki yirwa sinzira mu ishuri? Yaraye mu ntonganya, yaraye akora, yaraye hanze, yaraye mu matungo, ukabimenya. Kuki yaje adakarabye? Kuki afite imbyiro? Kuki atiyogoshesheje? Kuki amaso atukura? Kuki adafata note? Kuki adakoraho amwaka? Kuki ubundi niko byakagombye. Wenda hakaba ikibazo, abana ni benshi, mu mijyi ho rimwe na rimwe ntibapfa gukunda, ariko mu cyaro
abana biga kuri icyo kigo baba bakomoka kuri uwo musozi, uvuga uti uyu ni uwo mu Gasharu, uyu ni uwo mu Kinunga, uyu ni uwo ku Mugaragaro, uyu ni uwo mu Gatiba, uyu ni uwo donc ukaba ufite amakuru nibura kuri buri mwana. Icya kabiri, nibura iyo bihaye umwanya naho ngaho mu kigo ushobora kubona abaturanyi ba wa mwana ukamaza ati umuryango wo kuyu mwana bimeze bite. Ubwo sindajya segonderi, kuko segonderi ho nabwo ubwo ntiwabamenya bose, ariko nibura at least wametiriza babayeho bate. Kuko burya umwana iyo ugeze muri segonderi, umwana utinda kuriha minerivare, ugera ku ishuri atinze, urwaragurika, ushihagura abandi, udakina, ujunjamye, abo bose mwarimu nabwo abagomba kubametiriza kugira ngo noneho n'icyo yagwamo ubashe kubyumva. Muri iki gitondo ubwo twakoraga ikiganiro Frontline, twahamagawe n'umuntu umuperefe de discipline, avuga duha kesi y'umwana wisabiraga weekend, yisabira igihano, akava Huye akajya Rubavu, weekend barayimwima. Yisabiraga igihano, bayimwimye, agashaka kwigusha mu makosa ngo bayimuhe, birangira bayimwimye. Noneho baramubaza, bamukoreraho inama, amazi ati si umwana wisabira igihano atakosheje biti. Baramubaza ati se urumva barihaye umwanya, batese ubundi niki gituma utaha? Bati ninde wizeye muri kino kigo? Ati animatrice. Genda umubwire ikibazo cyawe gituma wisabira weekend. Aragenda abwira animatrice ngo iyo ndi hano ku ishuri mama ararakubitwa. Yabirakaze azira iki se? Ati papa cyuri ndaya mu rugo. Animatrice biramunanira kubyihanganira, ashaka guhamagara abandi ati uretse za ndaya cyuye, abwira mama ngo nabyuka ajye mu cyumba cy'abana indaya irarekurira. Hanyuma mama yabyanga bakamudiha. Iyo mpari rero ni umuhungu, yari umuhungu ugeze mu wa 6. Ati iyo mpari rero papa arantinya, ntabwo yayizana mu rugo, anayizanye ashobora kurana nayo nko mu gikoni muri annex. Ati mama rero abatekanye iyo mpari. Ati bwo rero ndashaka weekend nibura mare nk'iminsi 3 mu rugo, mama ahagaze gukubitwa. Urumva abo barezi baho muri Huye iyo batabiha umwana ari kuzagera agatoroka ikigo, yanagira impanuka nibimenyekane. Hari indi case nzi y'umuntu naho umwana wanjye yiga hahandi twajyanye hamwe batwakiriye muri sale. Urahavuze jo. Hari umwana wisabiraga kwirukanwa ngo kugira ngo bamuhe ikindi kigo. Wareba icyo yashakaga, uriya muhungu wanjye yarakimbwiye, usanga nta mibare umwana afite. None umwana ngo akajya asohoka ikigo ku mugaragaro, cyangwa agasimbuka igipangu areba abayobozi bamureba. None ahura nabaho kugira ngo abakwepe, twebwe ubundi twaturukaga ukabona directeur cyangwa umwarimu bahita witsimba mu gihuru, umwana agafata mu mifuka akagenda atya tete hote kugira ngo yerekane ko yananiranye. Abayobozi b'ikigo birangira bahamagaye iwabo, bati uyu mwana ko ari kwigira ikinani, ko yigira uwananiranye ku ngufu, tubigenze gute? Agira rero ngo ati rero muzamwihoreje nimuzamwirukane, ati kuko ni mumurekura ikigo ashaka kujyaho aziyishyurira. Baravuga rero ati dore uko iwanyu bari kuvuga, cya kigo ushaka nukijyaho uziyishyurira. Birapfa. Ndongera nkibuka aho umwana wa Bucura yize tronkome izaza, najyaga njye nkaganira n'umubikira kambwira story ambwira za context zo mu ngo. Ambwira ati hano ari umwana wari uhari afite ababyeyi muri Huye, no ababyeyi baratandukanye, umwana ari hano ntiyabimenye. None bajya baza kumusura, hakaza umwe ukwe n'undi ukwe. None nuje akavuga ngo cyanyoko cyarananiye, cyaso cyarana. Biza gukomera aho umugabo yajyaga atumaho ababikira ngo munyoherereze wa mwana muvuze iryinyo.
umubikira nawe akamubwira ati ese ihuye niho bavura amenyo honyine. Umwana aravizaza asize centre de santé yazaza, asimbutse izindi nyinshi, asimbutse ibitaro bya Kibungo by'Abashinwa, asimbutse igahini ibitaro kwa Poroso, asimbutse ibya Rwamagana, ubwo ama centre de santé nayihoreye ni menshi, za Munyiginya zahe zose, asimbutse CHK, Faisal, Imasaka, Kibagabaga na ryarindi ry'inyamirambo Nyarugenge. Amanuke dukomeze Remera Rukoma, ibiri muri Muhanga, amavuriro ari muri Muhanga, ubwo ay'umujyi wa Kigali nayasoje, ari muri Muhanga, ari muri Kamonyi wapi, Muhanga wapi, Ruhango wapi, Nyanza wapi, Huye nivura amenyo yonyine mu Rwanda. Uwo ni umubikira wabimbwiraga. Hanyuma rimwe aza wa mugabo aza guteka umutwe urafata, ariko ababikira bamwoherereza umwana nabo bamuteze umutego, baramubwira ati uzaza uduhe raporo yuzuye y'ukuntu byari bimeze mu rugo. Umwana agarutse aramubwira ati nasanze mama atakiba mu rugo, n'umukozi yaragiye, ati papa icyo yashakaga ni ukugira ngo nze njye mutekera, kandi ubwo yari umwana ugomba gukora ikizamini cya leta. Urukumva? Aha icyo ashaka kuvuga ni ukuvuga ngo bari mu barezi dukunda, natwe twarabikoze. Ikintu cya mbere, ishyire mu mwanya w'umwana, irengagiza ibyo warayemo. Nubona umwana ubanza umenye ngo kugira ngo muganire, umenye igituma agwa mu makosa. Twebwe buri kanya tuba tubona n'abana barwana, wabona bapfira indazi ukabagurira abiri. None uje umwana avuye iwabo aje kurya atize, uti ni mu muhane. Ubwo icyo ngicyo singitindaho. Ariko uyu mwarimu tumurebe muri ya kategori, kamere ye ishobora kwisanzwe ivoma hafi, ashobora kubanye nabi n'umugabo, ashobora kuba mu muryango we aho avuka bitameze neza, ashobora kuba cyangwa abanyeshuri ari benshi, ageze aho atabasha kujya bahana we ubwe, akifashisha abanyeshuri bagenzi be. Ni ibintu rero byakagombye gucika pe. Birababaje. Hari indi case mvano. Hari undi mwana ntari buvuge ibisobanuro kubera ko nyina bahano, ishuri ryiza yitsindiye pe. Abona ishuri ryiza ry'ababikira imuramba, ishuri abantu benshi barwanira, ryabayeho na kera, ryabigira umwami, ryizemo abakomeye. Umwana aratsinda, rebu abari bimwohereza. Urabyumva? Agezeyo, visite ya mbere yakorewe, haje se n'ishoreke ya se, umwana w'imfura uzi kureba, w'inshuti ya nyina. Ati ibi ni ibiki? Mama sariye? Urabona mama bafite akazi kenshi. Okay. Iyindi visite haza mama wenyine. Hanyuma ikinyabiziga kiwabo ise yagishyiragamo inshoreke, akajya gusura umwana. Bamaze ati mama bite? Ati indi visite hakajyayo nyina w'umwana yitegeye, ariko ari wenyine. Yego, bien sûr. Ikinyabiziga gisigaye mu rugo, kandi iyo papa aje gusura umwana azana umwana arabireba, n'uwa mbere ntiyawurangije. Yavuze niba ari ibi byasigaye mu rugo, aka kavuyo ndaje nge niga ntaha, yivana muri rya shuri ryiza pe. Aza kuba ajye wabo mu karere ntari buvuga izina, katari n'umujyi wa Kigali, akajya yigataha kubera ibyo yari amaze kubona biri gukorwa aho aviriye mu rugo. Noneho kugira ngo asigarane morali, akicara yibaza ngo uru rugo rusigaye rubaho. Ababyeyi batazana gusura umwana, noneho akazana n'uwo ntazi, nabonye umutante natazi. Yahize ibihembwe 2 acaho. Urumva abarezi baba bagomba kugira ubundi byakanabaye ko na animatrice cyangwa ushinzwe ubuezi abaza yari gucama abana kuri visite, shobora kubaza umwana uri wagusese ni tante niki, umwana akavuga ati reka nta sinamuzi. So byumvikane ko nubwo akazi ko kurera ari akazi katoroshye, abana benshi
ibibazo bya mwarimu byasize mu rugo, nta mukozi, abana bari bonyine wenda n'urugero, cyangwa baraye batongana. Ahangaha Sainte Famille buri gihe inama z'ababyeyi twajyaga tujyamo batubwiraga barara bacuruza inzagwa, abarara bacuruza amandazi, abavuka ku ndangamirwa barara bumva uwo muziki w'igitanda gishaje kijegera. Yawe data we. Ariko ibyo byose ushinzwe uburezi ku murenge wa Muhima yabitubwiraga nko kugira ngo n'abarimu babimenye ko abana babazanira bafite barimo bya byiciro byose. So bisaba kugenda gake rero, bisaba uko urumva ubwarimu ni nk'umuhamagaro. Yes, iyo ubigize akazi rero ukagira shefu ukagira directeur ubwo araza kugukota akuka inabi avuga ngo nzakwirukana nka wa wundi voilà na wa wundi ntibaramusubiza mu kazi. Jeannette umwe wa Nyamagabe arewe komisiyo y'umurimo yari yavuze ngo bamuhemba amezi ye banamusubiza mu kazi, ntago biraba. Iyo rero uri umuyobozi ugakarira umwarimu kandi n'umufatanyabikorwa, kuko ntabwo waba directeur abarimu badahari, nawe mwarimu ntiwaba mwarimu abanyeshuri badahari, ni mukundane, kuko iyo harmony niyo ituma mwese mubaho mwibigira akazi. Ntabwo directeur ari gukota, no, gira n'inama. Ariko buri mu directeur bwiza yicaraga abanyabaservateri mu kigo, buriya niwe uzi ko bikora, ahubwo yigurira akantu cyangwa azavuge ko yopi kamugurira. Iyo uri umuyobozi mwiza uharanira ko abasore n'abakobwa bari mu kigo cyawe bakundana, ukamureba. Ngewe wari directeur waje nanamusuhuze, yaranshimiraga, yari yananyemereye inkwano, nuko avuga ko ziri muri Kongo. Yambwiye ati rwose nushakana n'uriya mukobwa, n'uwo mukobwa musuhuze, ati nushakana n'uriya mukobwa inkwano uzatanga ni nge uzazibaza. Ubwo yambwiraga ki uwo dukorana, ndi prefet undi afite umwanya. Urumva hari indi kasi nibagiwe, hari umwana wigeze kurwara, ntabwo ndi bumuvuga izina ko nawe ari hano, yarwaye bya bindi bijya kumera nk'indege. Noneho arwarira indege umuntu ukurikije ibimenyetso afite hysteri. Indege ni nka hysteri, ni nka na bimwe biraba ujye ubona ngo abantu barwaye bimwe byo kugenda gute iki tetema. Umwana arwara ikisa n'indege, akajya akeba imyenda y'abandi, akarya udushwarita twayo. Ibintu birakomera. Bamutumye umubyeyi uwo yarwariye indege abimenye, aho kugira ngo amufate amusobanurire cyangwa amenye ko icyabimuteye, sinzi ari ibintu yamubwiye bitari byiza. Si byari byiza, bimeze nk'inyuro, n'ubundi ntacyo wari umaze, ibintu nk'ibyo ntacyo wari umariye. Birangira umwana agiye mu muhanda, bamuhaye weekend y'icyumweru agomba kuzana umubyeyi, atari bubwire n'umubyeyi icyo yazize. Uzi icyabaye? Umwana yaragiye muri iyo minsi, akajya agenda asura abantu, abisurishwa. Ariko kubwa amahirwe aza guhura na wa wundi yari yayirwariye, barapanga, biza kurangira babikemuye. Sinibuka neza, ariko cyabaye n'iki nuko wa mwana ntabwo yazanye umubyeyi nyirizina, yazanye uwo yarwariye indege. Oya, yazanye mubyara w'uwo yarwariye indege, niko ntekereza. Uwo yarwariye indege niwe mushakiye uzamuherekeza mu kigo. Ariko urumva kumuha weekend yaza kumenya ko ari indege, kuzana umubyeyi, umwana w'imyaka 10 n'ingahe. Ego, so nabyo nukwicara bikurikirana muri interi, naho buri kanya chef de classe, doyen, chef wa dortoir, vice doyen, ibyose babaga babireba bagenda bakurikirana. Noneho hakabamo ni abari mu miryango, abaskuti, ubwo chef de patrouille akabamenya abaskuti be uko abapatrouille be uko bameze, uhindutse akamumenya, chef d'unité gutyo, abari muri korali. Ayo makuru nuko abagenda, buri muntu dossier ye nubwo ibitanditse, ariko hakaba ari abantu bayizi, babizi neza ko nyina yapfuye, babizi neza ko ise yahombye, wenda iduka ryahiye, babizi neza ko imodoka yahirimye, babizi. Mubara umwana ananje muri 91 cyangwa na 2 inkotanyi zaramaze gutera, hari umwana wajyaga gukuruka barasohotse harirutse. Kumba ubwo
amakuru yaje kungeraho izina rya se w'uwo mwana yitiranwa na se naje kurimenya nyirizina ubwo najyaga mu Bubiligi mu rubanza. Ubwo icyo uko sinzi uko telefone zavugaga turi ku ishuri bahamagaraga kuri komine kenshi bagatanga ubutumwa. Uwo mwana ise icyo gihe ise bari bamufashe mu byitso kuko nabyumviye detail nazumviye mu rubanza. Ise bari bamufashe mu byitso twe ntabwo twamenye ibyari byo. Asohoka atanabwiye mwarimu, aragenda amara nk'umunsi ataje mu ishuri atari no mu kigo. Nyuma yaho araza ajya mu buriri, ariko kubwo amahirwe yari umuskuti turabimenya tumenya detail twabigira birebire. Ibaze nk'uwo ise agiye gufungwa umanza yarakekwagaho kurukirita gushaka abajya mu nkotanyi. Ngaho mufata ubutumwa umubyeyi banamunyasi aho kugira mu counseling muri bya bibazo umutumye umubyeyi utariho udahari. Donc bivuze iki iyi case impamvu nyihaye agaciro cyane? Abarimu ndabizi ko mufite akazi kenshi, ariko nimugerageze murenge ibibari inyuma. Situation wasize mu rugo yirengagize, wijya kwigisha utekereza ngo inkoko zanjye ngo amagi ngo zabuze ibiryo ngo umushumba aranyiba. Nujya muri ibyo abana bazagucika, niho uzagera usange umwana arabana ubona iyo utabyitaye ukabona muri classe harimo umwitabu utabizi, hari uwazanye irindazi mu mufuka utabizi, hari udafata note, hari utazana homework. Ibyo byose ugomba kubimenya. So rero uyu mwarimu ngaruka ku uyu mwarimu n'itangazamakuru, uyu mwarimu amakosa agiye kumugusha mu cyaha. Ashobora kuzashingwa kwica atabigambiriye. Icyo ni kimwe. Abana 14 15 abangabo ubwo nabo uko autopsy ikigaragara nkuko abaganga bari kubivuga, ntabwo urushyirwa mu mugongo cyangwa umugeri w'umwana wa mugenzi wawe wabwita. Yes, ariko aha hantu yakubise agatuza ashobora kuba ariko hamuhitanye. Muganga RFI nibigaragaza, ariko abamukubitaga akabahunga bikamuviramo urupfu nabo hari ibyo bazahamya. Bagiye gufungwa intuza Inyagatare. Mwarimu kazi ubwo finira kariyeri. Nashinjwa kwica umuntu atabigambiriye, imyaka iyo ari yose bazamukatira ntizamwemera kuzagaruka mu bwarimu. Urumva kariyeri ye arayishe. Umwarimu kazi y'imyaka 35 byanze bikunze afite umwana, afite abana bari munsi y'imyaka 10 babaye imfubyi. Umugabo niba mufite niba atamufite ibyo yose kubera iki? Imyanzuro ihutiyeho yakoze. Namuciriye urubanza nawe ubwe akeneye counseling y'uburyo abayeho n'ikibimutera. Evo arabigiye kumuviramo gereza. So ahangaha kugira ngo abarimu nabo babiye bitonda mu myanzuro babasha gufata. Ubundi hari imyuga ugomba gukora witonze kugira ngo ukirinda amarangamutima ajyanye na wowe urinde oya. Uri umwarimu, uri umuganga, uri umusirikare ugomba kurinda abaturage bose. Ugiye muri ibyo niyo mpamvu ushobora gusanga umusirikare arinze ahantu, umutekano w'ahantu iwe aho atuye ntawe uhari, akabyirengagiza. Cyangwa rimwe na rimwe akaba awurindiye abahungabanyije uwiwe. Niyo mpamvu umuganga avura umuntu atitaye ngo ninde wahe. Hari urugero nkunda gutanga umugabo w'inshuti yanjye rwose, wari inshuti yanjye muri ubwo buzima nabayemo nkora ibyumba. Namushimira ko yareze barumuna be barakurageraho naho abashyingirwa arashaje, ashobora kuba anakuze. Ntabwo yandushaga imyaka myinshi, ariko ndabizi ukuntu yastragoringaga na barumuna be Minerivare kubagaburira, kandi bari benshi beza ariko barakuze. Uwo mugabo ubwo jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, Kigali imaze gufatwa, abantu bahunga, hari abanyarwanda bavaga muri Kongo bataha mu gihugu cyabo cyamaze kubohozwa, bakabisikana na bamwe bari kugihunga.
abo bagihungaga rero bamwe mu ntera bamwe baragendaga bagakomeza akazi bakajya kwataka ya miryango y'abatutsi baba muri Kongo iri gupanga kugaruka. Uwo mugabo rero umuryango we wagendeyemo ise na nyina hatakwa n'umuntu ntari buvuga izina kubera ko abitwaye amazina ubwo nabambaye basiye. Icyaje kuba wa muntu witwa iryo zina no haje wa mugabo yakiriye umurwayi ufite izina risa n'irya wa wundi wisha ababyeyi be. Nyine bisaba gutwaza nari impari ariko umusuzuma ko nanjye nabaga nagiye gukurikirana ab'infirmiere b'abanyeshuri aho si witwa nde rikanaka mu gihe ari kumusuza ko ufite izina ribisha ako kantu nyine ariko aramuvura ati yumvisha iryo zina ahita yibuka bya bindi ariko nyine ni ukwisurpassa. Ni ukuvuga ngo twebwe abarimu mu cyaro ko ngera nigisha primaire nigisha secondaire mu cyaro rimwe na rimwe iyo wigisha ko primaire na secondaire primaire natahaga mu rugo iwacu secondaire na umwaka umwe nawo natahaga mu rugo uri kwigisha abana bacyuza ubukwe ntibagutumire iwabo uri kwigisha abana bashobora guhisha urwagwa ukaca bari kwarura ntibagusomye ariko ibyo ugiye muri karase rero urebye ukavuga ngo uyu rero kwa kana kandi benga urwagwa ruryoshye ariko ntibampeho kaba gapfuye babarimu bose narondoye banyishe pipe ntago bitaga kuri ibyo. Uri kwigisha umwana wenda mushiki we yabenze mukuru wawe uri kwigisha data we. Donc hari ibintu bigomba kugira mbivuze kugira ngo abakurikira kino kiganiro banashyiremo imbaraga n'ahandi hose babwira abarimu ko bagomba kwirenga mu mitekerereze ukihingamo gukunda umurimo ukihingamo gukunda aba wigisha ukihingamo kwirengagiza ibyo wasize inyuma ukisumba. Wikwigisha utekereza icyatumye upfakara, wikwigisha utekereza icyatumye umushahara wawe utinda, wikwigisha utekereza icyatumye urara udasinziye intonganya wenda umugabo agufasha. No, ibyo byose gerageza ubirenge. Sino nubwo uyu nguyu turi kuvuga ko bishobora kuza bimuhamya ashobora kuba yabona ibihano biremereye, ariko niyo bitaba ibyo bihano n'ibindi muri classe gerageza ube undi muntu uwo mugabo yigeze yatubwiye undi mwana tubwiye abana batatu vara yatubwiye abana batatu bari mu wa gatandatu badashaka kubyuka ngo bajye kwiga. Uwa mbere bahamagara umubyeyi aravuga ngo urashaka iki ko namuguhaye sinishyuye. Uwo ni umubyeyi wa mbere w'umugabo. Uwa kabiri aramubwira ngo ariko numva atari njye wakabaye uhamagara. Uwa gatatu aramubwira ati ntabwo kino cyumweru umunsi umpaye si mpari, ariko nyuma y'iminsi ibiri mu wundi nzaza. Abandi babiri bo byanze bagiye bakoze iperereza basanga wa wundi wavuze akankamira umwarimu ntabana n'umugore, wa mwarimu wa mubyeyi w'umudamu wavuze ngo sije wakabaye uhamagara nawe ntabana n'umugabo. Ni nkawe yaramubwiye ati yakamubwiye ngo wahamagaye se ko mfite abandi ndi kwitaho ibintu nk'ibyo. None na wa wundi araza na wa wundi waje ku mundi munsi yatanze aza atari nawe ari umuntu wibana. So nukuvuga ngo uhutiyeho abo bana n'ibihano byabo ntabwo byakabaye bisa. Nuvuga ngo niba uhana ugamije gukosora urareba case by case. Ubwo rero wenda itangazamakuru naryo ryabitangaje, amafoto ntabwo yari ngombwa birumvikana, ariko kubivuga bigakosora abari inyuma kugira batazagwa mu amakosa y'akazi, ariko noneho byahindutse n'ibyaha bishobora kuba byafungisha umuntu, kariyeri ikabera apfuye ugafungwa ubusembwa tusa ntabwo byagakwiye. Ndababaye ko byabaye ibyumba, ariko nta n'akarere kamwe nabyifuriza ko byabamo. Ariko nanone abayobozi ndabivuga nk'ubizi, imyitwarire y'abayobozi b'ibigo benshi nabo ntiborohera abarimu. Ntabwo ari umugaga, abarimu ni abanyamwuga.
kugira ngo bawukunde nuko nawe batwara nk'abavandimwe. Cya kabiri wibuke ko wowe directeur umwarimu ejo n'ejo bundi bashobora kukujyana ku kindi kigo mwarimu akagusimbura. Mufate nk'umuntu nk'umufatanyabikorwa utuma mukora akazi neza, kandi ikigo kibaye icya mbere hashimwa directeur, ariko ntabwo kibi icya mbere ku bwa directeur. Ikigo gishimwe ni ikipe yose, harimo n'abanyeshuri n'abakwiziniye n'abajaridiniye n'abarimu n'abayobozi, harimo na directeur. Ibyo rero abantu nibagerageze bashyire hamwe ibigo bigiyemo utwo tuntu. Hari ibyo twagiye twumva, twagiye dutangaza ngaho za Cyungwa hirya ya Rumuri gatoya, aho bavuga umwarimu ugurisha amavuta muri butike, kesi ya Munyiginya ngira ngo hano Ikimbazi nayo yari karente ejo bundi, zahuye za Ruhango. N'ibyo bintu tuhoramo, n'abandi bese mureke dufatanye. Bagitifu imirenge badukurikira hano, namwe mugerageze murebe ko directeur umuyobozi w'ishuri abaniye neza abarimu. Ibintu byose biri kugenda, kera nta mwarimu kera umwarimu yageraga uko agenda. Hari ibintu bitashobora kuba kuri mwarimu par rapport yuko societe yamufataga n'ubuyobozi uko bwamufataga. Ariko ni mubishyiramo imbaraga, mugashaka ibintu byose mukabishyiramo umugaga, ntabwo bizitwa uburezi. Iyo nkurikije ibintu nagiye ndeba muri gahunda ya one laptop per child, nkajya mbona abarimu birwa barinze imashini. Iyo ndebye ibitabo nkajya mbona abarimu birwa barinze ibitabo, ngo kuko directeur buri gitondo aramubarisha umubare w'ibitabo ngo arebe ibyarayemo ko ari byo bigihari. Ibyo byose kumera nkaho ari injangwe n'imbeba birwa bikwepana, ibyo ntacyo bigeza, nta musaruro bishobora gutanga. So rero ndumva abarimu agaseke nari mbafitiye ako karahagije. Mugerageze no kugira ngo n'abandi bigireho ibi byabaye Rumuri, ntazagira ahandi biba. Good. Reka mu kanya gato yagasigaye mvuge kuri disikuru ya Kabila. Nkuko nabibabwiye izasohoka, tuzayisohora isomye neza kuko twamaze kwishyira mu Kinyarwanda. Ariko ahantu hanini igice cya mbere atangira yiyadresa ku baturage ba Kongo, bababwira ati rwose nagomeje guceceka ariko ubu ngubu birandambiye. Ati rwose ati igihugu cyanyu nari nagisigiye umuyobozi mukuru, nizeye ko bizakunda. Atariko maze igihe nifata noneho byanze pe. Ati kubera ko bigeze naho batangira kumbangamira, haba ngewe ku giti cyanjye, haba abarwanashyaka abo mu ishyaka ryanjye, cyaba se mu nshuti. Ati bagenda bantesha agace. Ati rero ntabwo byashoboka. Aho agera akavuga ati avuga ati bimbikoze kubera ko je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité. Ati nemera nkomeje ko igihe kibogamira ku kuri, gifatanye n'ukuri kugira ngo gutsinde. Ati hanyuma rero ati nubwo uyu mugani, nubwo y'imvugo yabitinda itanga umusaruro itinze, atariko ibintu ati ibintu bijyanye n'ikinyoma no kubeshyerana ati ntago turabirambiwe. Hanyuma akavuga ati nkomeje guceceka, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Ati nkomeje guceceka rero, ati nazakurikiranwa n'urukiko rw'ibihe, urukiko rw'amateka rukankurikiranaho kuba ntaragobotse abavandimwe basaga miliyoni 100 bari mu kaga. Urukiko rw'amateka, aka kantu jesurinye, le tribunal de l'histoire, naka ko kuvuga ngo je suis convaincu que le temps est le meilleur allié de la vérité. So ibi rero ni ngombwa, ndagenda simbuka ko muzacyumva cyose. Ati agagaruka ku byo bari baravuganye mbere yo guhererekanya ubutegetsi bombi, ariko mugenzi we wamusimbuye Felix Antoine Tshisekedi akabihindura. Hanyuma ati mu kwezi kwa mbere 2019 ati igihugu cyacu cyari kigeze ahantu heza. Ati ku buryo rwose ati cyari kimeze neza birenze. Ati nkurikije uko nari naragifashe njya ku butegetsi bwacyo 2001.
akangaka reka nkasome kose avuga ati alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion. Ati 2001 mfata njya ku butegetsi igihugu cyari hafi kurindimuka, cyari hafi kurindimuka à bord de l'implosion, guturika. Ati cyari gifite imitego, ubutegetsi bw'igitugu bumaze igihe, intambara zihoraho, inzego zititaweho, zitariho, inzego za leta zisa n'izitariho. Ati igihugu cyari gifite ubukene bukabije, igihugu cyari gifite abaturage batakibanye. Ati mbese cyari igihugu kwizera ejo hazaza hacyo byari ku manegeka. Ati none itariki 24 z'ukwa mbere 2019 nagihaye umuntu, nakiraza umuntu mubwira ibintu bitandatu, yes, ibintu bitandatu byagomba kugira. Ati nakimuhaye j'ai en effet légué un meilleur héritage. Umuntu nagihaye namuhaye igihugu kizima kigizwe n'ibi bintu bikurikira bitandatu: igihugu cyunze ubumwe cyegeranye imipaka yose uko yari imeze kibona ubwigenge muri itariki 30 z'ukwa gatandatu 1960, niko nakimuhaye kikingana. Icya kabiri, muha igihugu gifite abaturage bunze ubumwe kandi bishimira kuba ubudasa bwabo, kuba ari amoko atandukanye bakishimira iyo diversite, uko kuba batandukanye babyishimira. Icya gatatu, cyari igihugu gifite itegeko nshinga rijyanye n'ibihe n'inzego za leta zikorana mu buryo bwunganirana bunoze. Icya kane, cyari igihugu gitera imbere mu by'ubukungu, cyabashije gukemura kudaheranwa n'ibibazo byari byarabanje. Amadeni y'ingoma zabanje yarishyuwe kandi kigenda kigira ibyo gihindura. Icya gatanu, cyari igihugu gifite ingabo z'igihugu kandi zinyamwuga, abasirikare b'igihugu b'abanyamwuga kandi bashobora kuba barinda igihugu kuri n'ubusugire bwacyo bwose uko kingana. Icya gatandatu avuga ati cyari igihugu gifite demokarasi ihagaze hamwe, ikora neza kandi ikoresha amafaranga ava mu gihugu imbere, cyiteguraga gukora cyiteguye kuba cyakoresha amatora n'ikindi gihe kizaza. Ati rero, ati nyuma yaho naje gusanga byarageze ibintu birahinduka, abaturage bagira gusubiranamo. Ati ubu ati bituma ati et qu'il suscite d'autant plus de désespoir au sein de notre peuple et de pitié et de moquerie à travers le monde que les consciences de ces dirigeants ne permet aucun espoir de redressement. Ati none ubu igihugu kigeze ahantu gifite ipfunwe imbere y'amahanga, abaturage nta cyizere bafite kandi ubuyobozi ntibugaragaza ko hari icyo buzakosora. Ubwo rero ndimo ndabivuga nk'usesengura mu ijwi ryanjye ritashoboye kugira ibindi, ntago harimo ibyiciro byinshi, ariko no kugira ngo nyine mwumve ko icyo bisobanuye nuko kuba yaje abandi barabisesengura n'ibyo na gahunda afite. Arongera rero ati rero ati rero ibituzanye aha niho ndasoreza. Ati ibitumye ngaruka ni ibintu 12, ingingo 12. Icya mbere mu binzanye Kabila guhagarika ingoma y'igitugu tirani niki
un tyran, dictature, mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Ati ni uguhagarika ingoma igitugu, tyrannie ni ingoma yico, ngira ngo ingoma yico. Hanyuma guhagarika intambara zose, guhagarika gushyiraho ubutegetsi gahunda ku butaka bwose bw'igihugu, kubera ko ubu ngubu hari igice kitari mu maboko ya leta, kugarura demokarasi n'amahame y'ibanze. Icya gatanu, kugarura uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Icya gatandatu, guhuza abanyekongo bose bakavuga rumwe b'igihugu kimwe, nubwo baturuka mu miryango itandukanye n'amoko atandukanye. Icya karindwi, d'une bonne gouvernance économique, kuzahura ubukungu bw'igihugu. Icya gatandatu, icya munani nako, un dialogue sincère et permanent, kugarura ibiganiro hagati y'abaturage. Ibiganiro hagati hagati y'igihugu cya Kongo n'ibihugu bituranyi, kugira ngo habeho amahoro arambye. Icya cyenda, kugarurira icyizere, guharanira ko icyizere abafatanyabikorwa b'igihugu cyagaruka, kugarura icyizere mu bafatanyabikorwa, haba abo mu karere cyangwa se abo mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa East African Community, regional, continental, muri Afurika cyangwa se mpuzamahanga. Icya cumi, kuburizamo, guhagarika imitwe yitwaje intwaro yose iri ku butaka bwa Kongo, bagasubira mu bihugu. Imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga bari ku butaka bwa Kongo no kubasubiza mu bihugu baturukamo. Icya cumi na rimwe, guhagarika burundu ikoreshwa ry'abacanshuro hisunzwe amahame, amasezerano yemejwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika tariki 3 z'ukwa karindwi 1977, n'umwanzuro w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku itariki 4 z'ukwa 12 1989 uhagarika ikoreshwa ry'abacanshuro. Icyanyuma, icya 12, gutegeka ingabo z'ibihugu by'amahanga gusubira iwabo. Ati mbonereho no gushimira kuba SADC yaravanye ingabo zayo muri Kongo. Muri make ako namba nariciyemo, urumva ijambo rimara iminota 45, amapaje 15, ariko ikiza mushonje muhishiwe, muzagira umwanya wo kuryumva ryose mu ijwi rituje ry'umusomyi. Hanyuma muri make ni ibingibi, harimo n'ibindi biri hagati bijyanye na gahunda, ariko byose muzabyumva mu ijambo. Rero mumbabariye nabasezera. Ejo hano twamamaza Easy Cleaning, twamamaza agro dealers, byose biraza gucamo. Hanyuma nongere nibutse abantu isi yose, ndabizi ko muhari mukwiri isi yose, uyu muntu witwa Irafasha François wize Kristo Roi, wabaye doyen hagati y'umwaka 1992 na 2 cyangwa na 3. Hari umuntu yafashije ngo wari ugiye kwirukanwa azira akarengane, hanyuma uyu doyen abasha kumusobanura imbere y'ubuyobozi bwa College Kristo Umwami. Uyu muntu igikombe inkongoro iramusimbuka arayikira, abasha kwiga. Uyu muntu arashaka kuzamwitura, nanjye utanze ubutumwa nanjye bazanyitura, ariko nintamubona nimutamfasha kubaboneke ubwo ari wazabahombye, ari uwiturwa azabahombye, ari nge nzaba mpombye, n'uwitura azabahombye. Mwakoze cyane.